reka mvugane n'inshuti zanjye zinkunda. Nubona umuntu akwanze azaba ateye Imana yawe kugukunda. Nubona umuntu atayemera ibikorwa byawe azaba ateye Imana kugukorera ibikorwa byinshi byo kugira ngo imwemeze ko ari Imana igufiteho umugambi. Iki gitondo turashimira Imana ko yashyizeho inzira ikatugabira umurimo wayo kugira ngo tuyikorere. Umuntu wese utakwemera muri iki gitondo agomba kwemezwa n'ibitangaza Imana ikora. Umuntu utakumva agomba kumvishwa n'imirimo Imana igukorera. So turashimira Imana muri iki gitondo rero. Murareba ko nicaye mu modoka ndajya mu ivugabutumwa. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Imana ibagirire neza. Abatakwemera Imana izabakwemeza. Murakoze.